nzi wanyu kubasura bakanyirukana kandi no kwirukana umushiki wa Cyusa na mama wiwe baranyirukana kandi reka nta kintu mpfa nawe byose bibaho. Mumeze mute inshuti mwebwe muri hirya no hino mwebwe mukunda gukurikira ibiganiro bya Dukunda Keve nabwiye ngiye kujya mbagize ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye kuvugisha abantu benshi hirya no hino rejya ngo mbibutse ko inzira Musa yamaze kuyasoka season yayo ya 22 iri kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nakubwiye ati nujya wumva rero Dukunda Keve ntugacike intege ijye umenya ko ari njye wa muhungu bazana ibiganiro by'ubwenge bigiye bitandukanye. Narakubwiye ngo ntugacike intege nujya wumva rero Dukunda Keve nakubwiye ngo kujya mbariza ukuri kugiye gutandukanye bita Cyusa mu marira menshi n'agahinda yatungwa aravuga ati Simbi twaryamanye ryari ngize ukungi twaryamanye ryari waretse kubeshya ukavuga umuntu waguteye inda uteretse kunenye n'abandi bantu mu marira ni menshi n'agahinda kababaje cyane kari kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga avuga ati se uyu mwana w'umuhungu ko yagowe na Iribagiza iyo ubukwe bwabo bugiye kuba barabusubika bitewe na Isimbi cyangwa Fabiola nubwo Fabiola batakiri muri ibi bintu ariko ubukwe bwabo barabusubikwa ntituzi ngo bizaherera hehe. Ibi bintu ngiye kuko maze kubibona biri kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati Cyusa uyu mukobwa mureke ni ukukubeshyera. Isimbi nawe ari kuvuga ngo njyewe ngo Cyusa ngo yanteye inda. Isimbi bakamubwira ati Isimbi Cyusa turamuzi mama Cyusa niwe wivugira ngo ati Cyusa umuhungu wanjye ndamuzi iyo kosa ntiyarikora iyo nda ushaka kuyimugikaho ntago yakwemera. Rero ibyo bintu bisubizaho bikuye ngo dore ko abana bo kwa Rugema mwifata nabi uko bitari nabo bano bobo akamwenyu kari guseka aho Iribagiza yahuye n'umusheri we bakaganira cyane akubwira ati ibibazo byose ufite ujye umbwira nzajya mbigufasha. Narabikubwiye ko nzajya ngufasha ikibazo cyose ufite tukajya tuganira ibintu byose bigiye bitandukanye. Ibintu byavugisha abantu benshi rero kuri social media bikuvugisha abantu benshi cyane ni ukuntu ubukwe bwa Iribagiza na Cyusa butari kuba. Abantu kwibaza se ibi bintu biraherera hehe kuki mwaretse abana bagakora ubukwe tukabubona bikarangira. Ibyo bintu murimo ni ibiki mureke abana bakora ubukwe. Ibyo bya Cyusa avuga ngo ibyo bya Isimbi avuga ngo Cyusa yanteye inda ngo mwe mubiretse dukora ubukwe. Ibintu byatunguye abantu benshi ku social media bari kuvuga yuko uyu Cyusa na Iribagiza ibyabo bitari bukunde kubakora ubukwe bitewe nuko Isimbi yamaze kuba yabeshyira Cyusa ngaratwite ngo kandi ngo niwe wamuteye inda. Ubu bigiye kubanza kunyura mu nkiko bice mu manza birangire Cyusa na Iribagiza batabaye mw'abantu ni musenge cyane. Iyi filime iri gukundwa n'abantu benshi cyane pe kuri social media zigiye zitandukanye. Abantu bose bari kwibaza bati mana yanjye Cyusa turagukunda cyane tukuri inyuma rwose icyatwereka ubukwe bwawe na Cyusa Iribagiza ni ukuri kwimana ngo abafana bose turagusengera cyane paka ubu bukwe buzabe. Ibyo bya Isimbi avuga ngo ubukwe ngo nibuzaba ibyo ngo nabisubiza habikuye ngo njyewe tuzakuguma inyuma. Naho uwo bita Rugema na Kamarande ibyabo byasubiwemo ibyo bakoze biri kubagaruka bitewe nuko amahano bakoze atabaho. Baragiye bafata umuntu w'abandi baramwica baramushinyagurira ariko bari kubahiga runomo nibabafata sinzi kizababaho. Inkuru ibabaje cyane uyu Rugema na Kamarande ari gutekereza avuga ati isubu tuzabigenza gute ko ibi bintu bitugarutse kuko ubu turabigenza dute. Ibintu byatunguye abantu benshi kuri social media bikuvuga yuko uyu Kamarande na Emile nibadafungwa sinzi kuko ibyaha bakoze ngo bagombwa kubiryozwa. Urumva ko ari inkuru kuvugisha abantu benshi kuri social media zigiye zitandukanye. Filimi yashashije abantu benshi kuvuga ati mana yanjye season ntituzi ngo igice cya kangahe kizaba kimeze gute ngo twe turagishaka ngo byanga byakunda dushaka kubona ukuntu bimeze. Urumva ko ari filimi yatunguye abantu benshi iri kuvugisha abantu benshi kuri social media. Nawe utarayireba gushikaza kugenda ukayireba. Ahangaha Cyusa yarari kumwe na Iribagiza
ndetse n'abashuti ba Iribagiza. Arangira aravuga ati ngo urabizi mu bibazo byose uzajya ugira, nakubwiye ko nzajya ngufasha uko nshoboye, ngo nzajya ngufasha uko ushoboye rwose. Arangira aramubwira ati abangaba Cyusa arangira avuga ati ngiye abangaba bagendaga tukigumana tugasigara tuganira bakaba bagiye nuko mbona batari kugenda, abandi baravuga ati reka tube twigendeye tubabise musigare muganira, ngo dore we ngarasetse kandi yararakaye ngo kubera ko tugiye, ngo reka twigendere. Reka ari ibintu bitoroshye cyane biri kuvugisha abantu benshi, abana barishimye hano ariko ku mutima barababaye. Iribagiza we yamaze kumenya yuko Isimbi ngatwite inda ya Cyusa. Urumva rero ko ari ibintu byamuteye agahinda, bimutera kwibaza byinshi, ariko Cyusa mu marira n'agahinda kenshi amubwira ati sheri urabizi sinagutenga, urabizi ndagukunda cyane, ibi bintu sinabikora habe na rimwe, sinabikora biriya bintu bari ari kuvuga njye ni ukumbeshyira, urabizi ndagukunda cyane, simfite uko ntabikubwira, ariko njyewe uko mbizi neza ni uko njye ntigeze ndyamana na Isimbi. Urumva reka ari filime kuvugisha abantu benshi, biteye agahinda mw'abantu mwe, biteye agahinda, ariko reka dutegereze ukuntu muri season ya 23 izaba imeze, ukuntu bizaba bimeze. Season iri kuvugisha abantu benshi cyane kuri social media, nabonye byashejeje abantu benshi ari kuvuga ati se mana yanjye ngiyi filime biragenda bite, ngiyi filime biragenda bite ko mbona none igeze aho biryoshye, biri kuvugisha abantu benshi kuri social media. Comment ni nyinshi kuri iyi filime, ikunzwe n'abantu benshi mu minota itarenze 30 ko imaze kurebwa n'ibihumbi 120. Urumva ko ari filime iri gukundwa n'abantu benshi, iri kuza abantu bose bayitegereje cyane, iri gusohoka buri munsi kuri social media, iri gusohoka buri munsi. Ni filime iri kuvugisha abantu benshi. Inshuti zanjye ndabashikaza kuba mwagenda mukayireba. Ewan ni filime iryoshye, iryoheye amatwi, buri wese yareba kumva arayikunze cyane. Ndagushikaza kuba utaragenda ngo uyirebe, wagenda ukayireba ukanakanda subscribe, ibintu bikagenda fresh. Nawe ukunze ikiganiro cyanjye mba nagukoreye cya buri munsi, wakanda subscribe ukajya ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Njyewe wagezeho ikiganiro ni wa muhungu wanyu utinyitse wabwiye ko azaza yitwikira umutaka azana n'inkota baga yikomereza, banyita Iradukunda Kevin. Murabizi ndabakunda cyane, sinjya mbatenguha, mbahoza ku mutima inshuti zanjye. Reka tube turangirije ahangaha, tuzasubire muri season y'ubutaha ya 23 tuzumva ukuntu bizaba bimeze, ariko bizaba ari umuriro pe, bizaba ari umuriro. Ngenda bakunda cyane, Iradukunda Kevin. Bye bye.